ntiriwe njya muri commentaire ibyo Sadata akoze Dr. Rusa ni nka bya bindi Gasuku yankoze ese ubu Sadata nuwo gutondagira Dr. Rusa dore nuko yagenze na mbere avuga kuri majyambere ngo niba icyo gihe yavugaga ngo abacuruzi ba kera ngo ndabyibuka uko byamera kose Dr. Rusa ni umushakashatsi Sadata ibyo numva ngo ni umwubatsi yego nese umwubatsi n'umushakashatsi bagima kabati none urabwira ko Sadata ageze kweri ameza amahembe byatuma atondagira Dr. Rusa akamwitiranya no Mugesera akavuga ngo avuga amahomva akavuga ngo ni inkende ibi bizarangira ryari rubanda irebera hano kabisa ewana wose wari wanditse ngo ku cyagiye cya Julienne nkakubwira nti nawe si nshyashya yego ndabyibuka urumva ibyo ari gukora Dr. Rusa avuga societe ko idashobotse wese nawe ayirimo wese arashobotse umusaza hano rwose yakabije kumumenyera nta nubwo bangana bangana zibundi nanjye Sadata ntitungana kandi nanjye Dr. Rusa ndamwubaha icyakabiri ntibakora no muri domaine zimwe aramujambura ko afite ibya domaine akoramo niyumva twagiye kuvuga ngo umuhanda yakoze ntukomeye azambaza ati kutazi gupima isima na beto ubibwirwa niki wabikuye yego ariko ntabwo azanjambura ku rurimi arabizi ko ndumurusha na Dr. Rusa afite ibindi arimo yego yasesengura bisanzwe ariko gusesengura ntabwo bivuga gusesereza umuntu yavuze ntuvuga ko aruka umuntu yavuze ari umuntu numugira inkende umuntu yavuze ari Rusa ntumugira Mugesera icyo nicyo none ngo ndabinyo tuvuga ubundi se Rusa yavugana n'iki na Sadate bavuga n'iki nanguye ko ari umwubatsi n'umunyamafaranga ukora mu bintu bya infrastructure yego Dr. Rusa nawe amafaranga ntafite make kuko nzi ko ayafite amushimishije amuhagije kandi akora kurusha Sadate nubwo ashaje nubwo akuze kumurusha we agakora mu bushakashatsi no bijyanye n'ubuhinzi akaba umukonsulita ubwo se bahurira he barubundi baraganira iki Dr. Rusa ari kipa fana wari wumva bya Sadate ari mu mipira oya Rusa ntagaba muri iyo ntabwo muri iyo hari ukuntu abantu barengera ariko nabyo birashoboka kugira ngo barebe wenda Rusa arabyitwara mate aragira nabonye yasoje n'ubundi amuserereza no kwambuje kuyisoza abisanisha n'akazi bivuge nangaga kukomeza kwamamaza ibibi yavuze ati kuburi doctor utunzwe na views simbitindaho ngaho buretse gatoya Dr. atunzwe na Rusa yabayeho na mbere yuko nagugwibaho Rusa atunzwe na views kweri umuntu akicara akavuga ikinyoma manywa yihango Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Alright, Jazz Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose twizere ko mumeze neza mu mpande nye z'isi hose so rero nkuko mubibona kuri kamera twongeye kubana na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste aho agenda dufasha cyane mu metero nkuko abivuga muri sirogaye anja numva abantu bamwe rwose bajya babimbwira ari n'igihe baba bari mu bindi bintu akavuga ngo ziguye mu kw'abandi nabonye baragafashe nka slang nageze ahantu bari gukina biyari umuntu akinnye nabe ngo ziguye mu kw'abandi ndavuga ko se ariko nabyo ni uruhare ni contribution mu kwigisha society yego kuyungura inyungura amagambo
yego nabyo nyine rega ahantu unyura uko byamera kose waba intare waba umunyorogoto waba impyisi ahantu unyuze agomba kugaragara yego ubwo rero ubwo ako ni agasigisigi kazo irondo ryivanze n'ibisambo nabonye byamaze gufata ako nako karafashe ari byinshi ni byinshi rero biba byararanze icyumweru dore ko turi no ku cyumweru ubwo ntabwo ndi bujye kure cyane yabyo ahanini hari byinshi biba byaragiye bivugwamo kugira ngo udufashe guteraho imetero Karegeya wenda ibindi bijyanye n'amakuru naho wari uherereye kuri KOP baza kubyumva neza ariko ntekereza ko mu mpagarike n'ubugingo uri amahoro biraho sinakwizera ko nashyize neza kubera gukorana indwara biravuna ariko ndimwe wenda ntabeshye munsi ni ku cyumweru kuwa gatandatu kuwa gatanu ngira ngo mperuka uburibwe mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu ariko ubu nta kibazo iminsi 3 umuntu yapfa kuba yizeye yaba yizeye ko hari icyahindutse imiti nayimariye i Bugesera ngira ngo hasigaye manza hari aho nsigaje ikinini kimwe basi bikaba birabaye ni ibyo n'agasiporo kenshi nabonye warakitabiriye muri no minsi ntabwo ari cyane ngomba kongera kana ntabwo gahagije nibyo ngibyo rero Karegeya muri iki cyumweru ni byinshi twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga dore ko natwe arizo tuba turiho ntabwo tujya kure yazo ariko ibyo biba bihabera bigira amasomo bisiga bitewe n'uko byagenze scenario muri rusange habaye urubanza rw'uwitwa waririmbye iby'Imana ni ku murongo nabonye ariko yafashwe ibya Yesu ni ku murongo bamwita Silas voilà Silas nabonye ari urubanza rwagarutsweho narwo ntago narugezemo ngewe ariko nabonye mu nkuru ibyagiye bivugwa bavuga bati ayishongoye ati ukuntu yari yitwaye mu rukiko ukumva ko byateje nyine urujijo ariko kandi habaye n'urubanza rwa Karasira Aimable ngira ngo narwo ni urubanza rwanzwe na byinshi noneho Karasira yaburanye mu mizi niko navuga kuko byinshi byagarutsweho agira n'ibyo avugamo nawe ni urubanza rwarimo byinshi ngira ngo wenda yavuze ko akwiye igihembo cya Prix Nobel yego uko ni ngombwa cyane ibyo uvuga ntugasimbuke yasabye igihembo cya Prix Nobel yego abatabizi Nobel harya Nobel irindi siniba kuko yitwa ariko n'umuswedwa yego n'inzu batangiramo bira bihembo nayigezeho aho ni sawa urumva rero urumva bamwe ubushinjacyaha buramusabira ibihano abandi wakisabira igihembo cya Nobel yego kandi byose birashoboka kuko utanga igihano n'utanga Nobel akenshi ahubwo n'abatanga Nobel hari n'igihe rimwe na rimwe bagendera wenda kubihese nk'ikijyanye n'uburenganzira bwa muntu hari igihe gihabwa abafunzwe cyane nk'aba Mandela ariko icya literature nk'aba Worusoyinga amusoringa ubwo Fiyongo aherutse gupfa kandi umanza atarigeze agihabwa kandi nawe yari umwanditsi ukomeye cyane muri Afurika ubwo rero ako kantu ka Karasira ko uze kugakomozaho kuko nabonye hari inkuru nabonye ibivuga komeza ariko sinkurogoye bagira ngo uhere ku bizima kurusha nibyo byose muri rusange yagarutseho nibyo ngibyo wenda ngira ngo tugarukeho wenda ugire n'icyo tubwira gito kuko wenda ushobora kuza kubivuga en detail kuri KOP kuri no saga nabonye yabaye hagati ya Munyakazi Sadat ndetse na Dr Rusa nyuma y'ibyo Dr Rusa yari yatangaje Sadat nawe hari ibyo yanditse kuri X yifashishije ibyo Dr Rusa yatangaje ngira ngo nibyo hanini wenda urumva amasaga yo nubwo umwanya nudukundira yego iwanjye hari muri no minsi habaye utuntu nyine tumeze nk'utu abantu basa naho bakozanyaho mu magambo no kutumvikana hari Musenyeri Simaragde Mbonyi intege na Padiri Karangwa yego
Hildebrand je crois hari case nabonye kuri Twitter rugigana ba Bazire Imana Bazire honorable havuga Imana n'indi nkuru inkuru yari yasohotse ya igihe hari ibintu bitari byiza bidafite isuku yego hanyuma niyo ngiyo ya Dr. Rusa na Sadat ikigaragara cyo niyo mpamvu ushije sinzi umuntu wabibajije ngo kuki ntajya kuri Twitter yego hari ibyo negereje ko bizakemuka ariko nibidakemuka nzayireka Twitter hey nta mpamvu pe kubera buryo abantu baterana amagambo urumva discipline yaho wowe ufite Twitter ni iki se ni umukino utagira arbitre ni sinabyaye ni sinabyaye kandi ushaka kugenda bakakuviraho indimwe wahagwa kabisa wakwibeshya uri nka Nyakamwe ukiya kuvumba mu bakara oya rwose babarere pe zakoresha izindi zavugira ahandi nibyo nyemerera wenda gatoya mpere hano inyuma kuri iyi tweet kuko niyo mbonye hafi ya Sadat wenda ntabwo nyinjiramo cyane ariko nawe wari wayisomye yaturukaga n'ubundi ku byo bwana Dr. Rusa amaze Sadat wibuke ko twigeze kumuvugaho navuga nawe ko atari shyashya ugaseka banzu yisome rero okay ku gihe cya Julienne ku gihe cya Julienne avuga ku gihe cya Julienne na Ntazinda ndabyibuka ibyo Sadat yanditse yavuga ngo ibintu kuri Rusa none tumenye umuntu yego ati ubundi ntabwo bitangaje ko umuntu yantungura kuko abantu ni babi pe sinjya ntungurwa n'ububi bwanyu ariko uyu Dr. Rusa arambabaje ni gute umuntu nizeraga yigira injiji kugera aha bwana Dr. Rusa ndagira ngo nsubize ibibazo bitatu gusa icya mbere igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri cyangwa mbere ye cyari icy'u Rwanda unsobanurire abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugera hariya ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho mbere y'iyo mipaka ihora byagendaga gute Kongo yahanzwe nande mu wuhe mwaka nunsubiza ibi bibazo ndamenya uwo nganira nawe bwana Dr. Mugesera na Korusa wakumvise yego ngo banza usubiremo ku kabaza ati nunsubiza ibibazo ndamenya uwo nganira nawe bwana Dr. Mugesera na Korusa Dr. Mugesera uramuzi ndamuzi bwira abantu bawe Sireo se yego nyine aho urahazi ndahazi ibyo azira urabizi cyane ni wagize Rusa okay mu nyandiko nta wibeshya kuko iyo wibeshya urasiba mu magambo ngiye ushobora kugera ku ijambo kurigarura bikananira ariko wenda nkabiharira abayedita mu nyandiko ubikora ubishaka abanje kumwita Mugesera na Korusa yego ntacyo rero wa mugabo reka nkucira umugani wa Kinyarwanda uko inkende yurira igiti cyane niko ibirushaho kwerekana ubusa bwayo amugize inkende komeza nawe unyeretse ubusa bwawe urakoze ariko muzababaza imari ryari nshuti zanjye munkurikiye uyu mugabo ibyo yavuze ndahamya ko 90% yabikoze abizi neza azi neza ikinyoma cye ahubwo urwango n'umutima wa gitindi niwo wamuteye kuvuga amahomvu y'amangambure nk'aya ngahibaze amahomvu ikintu maze kubona niyo babarunga gute muranga mukabisogo muzakomeza kubisogo muri babi pe sinzi uzabakesha aho azava utaha nujya kuruka ugiruka ibyo kwa Putine ibyo mu bazungu ngwararuka nandi nkaho please rekera bazayisangeyo umwanda nanone no kuvuga ku mwanda nawe bubaye umwanda ko byakabijera ntiriwe njya muri commentaire ibyo Sadat akoze Dr. Rusa ni nka bya bindi Gasuku yankoze ese ubu Sadat nuwo gutondagira Dr. Rusa dore nuko yagenze na mbere avuga kuri majyambere ngo niba icyo gihe avugaga ngo kibacuruzi bakera ngo ndabyibuka uko byamera kose Dr. Rusa ni umushakashatsi Sadat ibyo numva ngo ni umwubatsi yego nese umwubatsi n'umushakashatsi bagima kabati none urabwira ko Sadat ageze ameza amahembe byatuma atondagira Dr. Rusa
akamwitiranya na Mugesera akavuga ngo avuga amahomva akavuga ngo ni inkende. Ibi bizarangira ryari? Rubanda irebera hano kabisa ewana uwo siwe wari wanditse ngo ku cyagiye cya Julienne nkakubwira nti nawe si shyashya. yego ndabyibuka. Urumva ibyo ari gukora Dr. Rusa avuga societe ko idashobotse wese nawe ayirimo wese arashobotse. umusaza hano rwose yakabije kumumenyera nta nubwo bangana niko bangana zibundi nanjye Sadate ntitungana kandi nanjye Dr. Rusa ndamwubaha. Icyakabiri ntibakora no muri domaine zimwe aramujambura ko afite ibya domaine akoramo niyumva twagiye kuvuga ngo umuhanda yakoze ntukomeye azambaza ati kutazi gupima isima na beto ubibwirwa niki wabikuye yego ariko ntabwo azanjambura ku rurimi arabizi ko ndumurusha na Dr. Rusa afite ibindi arimo yego ariko ntabwo ndabyumva neza buriya bino bintu birasa naho bisatira ufite iyi kesi yego nazira nari maze kukubwira ari kesi ya Musenyeri na Padiri Karangwa ari kesi ya matwiti ya Bazire na Honorable Havugimana yego harimo akantu nubwo kataremereye cyane ariko abantu badakurikiranye ngo babikorera isesengura yego izo kesi izo paradoxe zose uko ari eshatu. Iyi kesi iri hagati ya Dr. Rusa na Sadate ntuza Padiri Karangwa na Simaragde Musenyeri a retraite n'iriya twita sinzi ahantu yaturutse iriya twita Bazile yavuzeho na Honorable Havugimana akayivugaho yego harimo akantu gatutumba atari keza pe ubwo ababishinzwe n'akazi kabo hari iburyo byakabaye bisesengurwa bigakosorwa ariko nyine yo rubanda irebera yego nta kundi nyine urumva nyine rusabaye abaye nk'ibyo nuza ibyo Gasuku yankoze ngo navuze ngo j'insiste ngo je persiste ngo candidat unique maze sinakubwira abantu barebera yego ngaho fata ba Sadate niyibaruka abandi ijana bameze nkawe nabo bagatondagira abandi bantu twubahaga uze tuzaba dusigaye hehe wasanga mintu umwe iraho yicaye bizima nawe ubwo nawe nubirebera nawe ni wowe utahiwe wamenya bava hehe no ariko no igihugu kitatoza abato kubaha bakuru hano rwose bwo hari aho bigo byakabaye bigiraho bigarukira abantu bakajya inama ntago mbyumva pe icyo nzi cyo Rusa ngo kuruka vraiment ngo nujuruka yavuze ko avuga se ariko baragize bakigira intyoza ngo barabicewe data we nta abanyamuhanda ahubwo umuntu akoze neza cyangwa akora nabi ntibikubuza wowe kubiripotinga neza wamukosora nibyo Bushera yabikubwiraga kera polisi ngira ngo babarore nibo bakoze ibiganiro polisi baragufataga bagugushyira muri pandagara ngo ngaho nikigemos yego barura atariko yagikora icyaha atagikora icyaha aracyari umuntu ntabwo ntibikubuza kumuhana nikimuhama uzamuhana ariko uzamuhana nk'umuntu kuki umugira ikintu ibyo byarakosotse navuga ibizima navuga ibitari bizima wabivuze ko navuze ko ntarutse polite hari bifite se nabahese ariko barigira intyoza ku bantu babafatawe nk'urugero cyagiye uribuka yatwite yo kugiye cya Julienne yari yigize nk'umuntu rwose mutagatifu kandi nkakubwira ni nawe si shyashya ubuse ntagaragaye ahubwo inkende niwe urumva ngewe ntabwo Dr. umuntu ufite PhD ntabwo navuga ko ari inkende yuriye igiti kuko yaracyurijwe sibyo yaracyurijwe agera kuri PhD titre ye ahubwo ushaka kugera aho ari atarabihawe niwe nkende yiyuriza. Come on. Ubu koko twicare muri societe dufate Dr. Rusa na dufate Sadate nk'umuntu wemere gutondagira Dr. Rusa. Ubwenge bwawe bwarateshejwe agaciro. Dr. Rusa abana afite harimo n'abajya kungana na Sadate. Ariko ejo bundi nabikubwiye yihohora niba ari ukubera yari kese ya Julienne
abizi ko nanjye nari muryamyeho wavuga niba Jean Paul urumva hariya narabyoroheje kubera ko yasaga nkaho muri kumwe donc urumva avuga no kubyana zindi ariko kiriya gihe yari yigize umutagatifu kandi nkakoga ni mefiez-vous yego ndabyibuka ukoze rokeya y'amatwiti ya Sadate ayo wasanga abura ubusebwa ntabwo yagera kuri 20%. Can you imagine gufata umuntu dogiteri umuntu ufite uruhare rwe mu kubaka societe nawe ukagira urwawe ukavuga ngo araruka aya udashatse gutukana se tuzi ko kuvuga se nukuruka wavuze ko avuga imvugo none akavuga ngo societe ya gitindi none se wowe niba ubwira umuntu ngo araruka kandi uzi ko ijambo kuvuga rihari wowe uri iki sinamubwiye saha ngaha yego ndabyibuka ngarukira ngira ko ngarukiye oya ndakugarukiye mbega imvugo biterwa n'igihari imvugo kabisa musaza asize afite amafaranga yazashatse nk'umujyanama mufasha mu bintu by'imvugo ariko amafaranga nukuyavuga ubushize ari yavuze ni miliyari zinga ngizira mu icumi amafaranga si ku munwa abantu icyaka rega amafaranga amafaranga ntabwo ari ukuyarata ntabwo ari uvuga umubare w'imodoka ntabwo ari uvuga umubare w'amazu yego vuga icyo yakugejejeho no mu mutwe amafaranga gutera kubahuka bakuru se amazi ubyara ese umwana wawe nawe navuga nabikugira bati bya bintu wakoze Dr. Rusase reka ndekera kuko ntago ndamenya abo mbwira ko ntago ndapointa neza ariko mintu umwe yo nayivuze nabandi abantu bakabaye bigisha abandi kumenya uko baganira ejo bundi ndaza kubigarukaho rero nyine ari umwana wagize gutya undi narinzi ngo nicaranye n'abantu yego niba ari n'uruyama rugenda ruzamuka byo narabyihanganiye nuko sinzi ukuntu navuze umwana numva aravuze ngo wowe warasaze ndatungurwa burya se naba nicaranye nabo ubwa mbere umuntu arabwiye ko nasaze nonote n'umwana niko navuga yego ariko nyine abantu nyine bambwira ko nawe n'ubundi ariko ameze aparama ari nkaho ari we wasaze gusa nyine birantungura abantu bati yari brag arabraga nanjye ngana nawe gukubera ko twicaye ahantu hamwe ndi kwigurira okay ubwo anabyumve nakure iki kiganiro azanabyumve karandiye ahantu kuko burya mu bintu umuntu mutangana ifo kugenda buke icyo kintu cyo kabisa kugenda buke umuntu mutangana ariko nyine turimo turubaka umuco wo kubahuka icyo cyo abantu bacyumve ejo cyangwa zo mundi bizabaho gasukwa ntondagirana bababwiye bati harya ngo sinzi ukuntu babisobanura ngo hari icyaha ukorerwa ngo ukaba ari bujya kwiregera ego ndavuga nti ntacyo nibura se ntibanarebe ko ari no kugikorera societe ko arigisha abantu gutukana yego hanyuma rero ejo ubirebera rero ejo umwana we akamutuka icyo gasuku yantutse arebera nuko bigera rero niyo kera nibwo umuntu yabwiye abantu ati mu ntabara yari umuntu wari wikoreye umunyu noneho impyisi iramutegera mwirukankana agenda abwira abantu ati mu ntabare mwitabara ati kuko nindyana uyu munyu iragira ngo mwese muraryoshye namwe barye so rero umuntu yatukanye umunsi umwe iminsi ibiri abantu bakarebera yego ntibatabare aragira akamenyera kandi noneho akibaruka hakavuka abandi nkawe yego ejo dushobora kujya kumara imyaka 5 nta muntu ukibasha baba we araruka oya hano rwose kuba Sadate atarakoresheje facte nuko nyine wenda narusa nawe yikundira amahoro nanjye nawe abaye arurega kwita umuntu Dr. Mugesera urabyibuka na mbere Sadate nanone yigeze kugira gute gutondagira Dr. Frank Habineza yego ngo asura mu nteko tukarebera ndabyibutse gusu tugeza ryari kweri ariko ejo bundi ku bwa Julienne yigira marayika
ari uwuhe tuzitere genda ukorera okeye y'amatwiti yose ya Sadati uyazane nsesengure n'ikaramu itukura ncaha akarongo ibizimu urasangamo ntabwo birenga 20%. Ariko simpamya ko azi ubwenge afite n'amafaranga, ntabwo mpamya ko abyikoresha. mu mboni zawe ukabona ari reaction se y'umujinya Wikisi yabaye iki ibi wiki nyine wenda vuga Dr. ati Rusari yamugize ati urusapfobeje amateka y'igihugu kuko wumvise ko ariyo niwe custodian wayo se ishwe niwe ushinzwe kuyabungabunga. aho yewe barahari Hanyuma se abikoze bikaba icyaha aho kumujyana mu rukiko ukamwita Mugesera ugukoze iki? Nese icyaha gikosozwa ikindi oya hariho no wapi kuba tarazanye fakte ngavuga ati no ntabwo biri mu nshingano ze. Okay, icyo cyo ndacyemera. Niba anazirimo yarazihaye. Okay, nta rwego hagarariye rushinzwe kugenda yasesengura bisanzwe, ariko gusesengura ntabwo bivuga gusesereza. Umuntu yavuze ntuvuga ko aruka. Umuntu yavuze ari umuntu ntumugira inkende. Umuntu yavuze ari Rusa ntumugira Mugesera. Icyo nicyo none ngo ndabinyo tuvuga ubundi se Rusa yavugana n'iki na Sadati bavugana iki? Nanguye ko ari umwubatsi n'umunyamafaranga ukora mu bintu bya infrastructure. Yego. Dr. Rusa nawe amafaranga ntafite make kuko nzi ko ayafite amushimishije amuhagije kandi akora kurusha Sadati. Yego. Nubwo ashaje nubwo akuze kumurusha we agakora mu bushakashatsi no bijyanye n'ubuhinzi akaba umukonsulita. Ubwo se bahurira he? Barubundi baraganira iki? Dr. Rusa ari kipa fana wari wumva bya Sadati ari mu mipira. Oya. Rusa ntagaba muri iyo se. Aba muri iyo se. Hari ukuntu abantu barengera, ariko nabyo birashoboka kugira ngo barebe wenda Rusa arabyitwara mate aragira nabonye yasoje n'ubundi amuserereza no kwambuje kuyisoza abisanisha n'akazi. Bivuge nangaga gukomeza kwamamaza ibibi. Yavuze ati kuburi doctor utunzwe na views simbitindaho. Ngaho buretse gatoya. Dr. Tunzwe na Rusa yabayeho na mbere yuko nagugwibaho. Yatunze amafaranga habe Burundi habe muri Kongo habe mu Rwanda. None ngo atunzwe na views. Ruswa atunzwe na views he. Icano yesi nabonye yigisha panafricanism. Yego. Yaba monetize itaba monetize ni inzira ye yo kwigisha. Ariko ntabwo Ruswa atunzwe na views. Oya Rusa nk'ubu ubu tugeze saa 5 ushobora gusanga yageze nk'Irusizi. Yagiye kwiga nk'imishinga wenda ijyanye n'ubuhinzi bw'umuceri cyangwa amaronje. Saa 10 za mu gitondo ukumva wenda nibwo ageze I Kigali akafata agakawa kagahita komeza bugacya ageze nka Kirehe. Sadati akora nka Rusa. Rusa atunzwe na views kweri. Umuntu akicara akavuga ikinyoma manywa yihango. Komeza. Yego. Ubwo asoza agira ati icyo nshaka icya kabiri aeskara duta kuri iyo doctora ye. None se niba ari intellectuel ntazi uko bajya kureba ko umuntu iyo diploma yifite. Kaminuza yizeho nizwi. Ubushakashatsi akora ntibuzwi. Nagaduta kuko utangira nero waruvuze. Iyo warubaze kuvuga. Iyo nari ntangiye ngo kuba uri doctor utunzwe na views simbitindaho. Icyo nshatse kuvuga iki nyine? Ko ari izo ni doctor utunzwe na views. Ni doctor utunzwe na views. Ibiganiro wenda kora hari byishyurirwa niko ntekereza. No, ariko ndashaka kuvuga ngo utungwa na views byabayeho Rusa asanzwe yitunze. Yego. Ibyo rero nukuyobya. Yego. Komeza. Ati cyo nshaka kuvugaho nuko zagutunga utaroshya abanyarwanda ugoreka amateka y'ubutwari bwacu. Ariko ibaze Sadati yageze aho yigisha Rusa. Ibaze aho Sadati tugeze ahantu Sadati aba umwarimu wa Rusa. Ibaze. Komeza. Oya nawe yasoreje. Nawe yarangiye. Nawe yasoreje. Ariko ntacyo si ngombwa nta bintu. Yego. Ibyo nabivuzeho birahagije. Yego. Wumva yumvise. Okay. Tugende. Yego. Ubwo nicyo ngicyo nagira mvuge wenda ariko numvise wenda wafashitiye muri context y'uburyo yanditsemo.
rangaje ngiye nsesengura amagambo ubundi yego ntago nsesengura amasima yego ntago nsesengura amavoka yego nizi ndimi yeah gusesengura imyandiko twabitangiriye muri primaire no muri secondaire guhera mu wa mbere muri première lettre kugera mu 6e lettre tubikomereza muri kaminuza yego nta bindi sesengura ntago nsesengura imbaho ntago nsesengura ibyuma ntago nsesengura ishimi yego ijambo ryavuzwe nande ribwirwa nde ryumvwa nande rivugwa riti yego so rero nta birenze ntago narenga ku bijyanye n'amagambo nyine ariko wenda cyo gukosora cyo uremera ko gishoboka gukosora iki iki ibyo umuntu yavuze gito ibihe nyine inde burya pana umuntu hano turi ku bantu babiri yego Rusa na Sadat muvuge rero ubushaka nyine Sadat ntiyakosora Rusa wenda akoresheje akabukosora akabukosoza si yo mvugo oya imvugo yo ntago ndidakora yuko soje imvugo mbi n'ibyakakosoretse niba bigishobotse yego cyo nicyo sibyo se niba umuntu yavuze ibidashimishije yego nawe mu kumukosora ukamukosoza ibidashimishije so mwakabaye muva mu muhanda hagakora abafite équilibre mental wifite ibindi wowe wifite ibindi wirimo bigutugarika bituma uhindura imvugo yego oya imvugo yo unyega umuntu mukuru tukaba turaho tu ariko ninde muhituzi wa societe ko tumukeneye ibi bintu biraba bugacya bukongera bikaba bukajya bikongera bikaba kweri gutyo tu oya hari muhituzi se nabahari ninde izo societe civile societe ariko jarasi doya umuhituzi wa societe ni umuntu uvuga ngo kanaka wagize utya nabi gira utya yego ca bugufi saba imbabazi gira gutya cyangwa akabwira abantu mwitware murya ntawe rero yego dufite umuhannyi ribu parike urukiko gereza aho haratengamaye harubakitse ariko si biri hanze yabyo mbere yuko ibyo bigerwaho oya sina ngombwa n'ibitagerayo hanze y'ibyo hakorwa byinshi okay gaho nicaye